Nanone muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV. Uyu ni wa mwanya mba nabateguriye ibyegeranyo ndetse n'amagambo y'ubwenge. None aha tudatinze ngiye kubabwira ibintu 14 bigaragaza umugabo w'inganzwa mu rugo, bivuze umugabo utagifite ijambo mu rugo rwe, ubasuzuguritse, ategekwa buri kantu ndetse ubuzima bwe bushingiye ku buryo umugore yemeje byose. Ikintu cya mbere, afata ibyemezo byose abanje kubibaza umugore. Umugabo wese w'inganzwa ntabwo yemererwa gufata icyemezo na kimwe atabanje kubaza umugore, ndetse n'ibyoroshye nko kugura isabune cyangwa gusura inshuti abanza kwaka uruhushya. Umugore aramutuka cyangwa akamukubita kandi akabyihorera. Iyo umugore akubita cyangwa agaterura amagambo y'ubugome kandi umugabo akabyihorera, agaceceka cyangwa akabisabira imbabazi, aba yaramaze kuba umugabo w'inganzwa. Icya gatatu, ajya yinjira mu gikoni, umugore yamubuza cyangwa aramubuza. Umugabo w'inganzwa ashobora kwinjira no mu gikoni tabiherewe uruhushya. Iyo abikoze umugore aramwandagaza akamucisha bugufi. Icya kane rero, umugore amutwara amafaranga ye uko ashatse. Iyo umugabo ahabwa amafaranga buri gihe nk'aho ari umukozi wo mu rugo, ntamenye uko umutungo w'urugo ukoreshwa, biba bimwerekana nk'inganzwa. Icya gatanu, umugabo ahora yikanga umugore. Iyo umugabo ahora yitwararika yibwira ngo ntabwo ngomba kubikora kuko umugore azabigirira nabi, ni ikimenyetso ko nta bubasha afite. Icya gatandatu, ajya yibwiriza kuganiriza cyangwa kwigisha abana. Abana bose barererwa ku mugore gusa. Umugabo yabuze ijambo mu rugo, ntategeka cyangwa ngo afate umwanzuro ku myigire, uburere cyangwa ibihano. Icya karindwi, abaturanyi n'inshuti zose ziwe zubaha umugore kurusha umugabo. Iyo umugore ari we uvugira urugo, akaba ari we ubwirwa, bakamubaza aho umugabo ari cyangwa ibyo urugo byose, ni ikimenyetso cy'uko umugabo atakigira ijambo. Uwo mugabo ni inganzwa. Umugore ahora amubwira nabi mu ruhame. Gusa ntarakomeza, kimwe muri ibi kigaragaza umugabo w'inganzwa, ahubwo ibi nabyo ni bimwe mu bigaragaza umugabo ushobora kuba ategekwa n'umugore cyangwa ari inganzwa, ariko ntabwo bikwiye. Turakomeje rero ku cya munane, umugore ahora amubwira nabi mu ruhame. Umugore wiyemera imbere y'abandi akavuga nabi umugabo we, akamusebya, akamutonganya cyangwa akamuharabika mu maso y'abandi, aba amufashe nk'aho atari umugabo. Cya cyenda, umugabo ahora yiganya cyangwa yihisha. Iyo umugabo atinya kuba mu rugo igihe umugore ahari, akigira kure cyangwa agahora ajya gusura abandi kugira ngo atavugisha umugore we, aba yamaze gupfusha uburenganzira bwe bwo mu rugo. Icya cumi, umugore aramusuzugura mu myanzuro ye yose. Iyo umugabo avuga ijambo rimwe, umugore agahita aryanga, agahitamo uko ibintu bigomba kugenda kandi nta n'icyo umugabo abivugaho, aba ari inganzwa. 11 rero, umugore niwe ugena igihe cyo kuryamana nawe cyangwa kudashaka kumubona. Iyo umugabo ategereza umugore ku mibonano mpuzabitsina cyangwa ku mibonano mpuzabitsina, ariko umugore akaba ari we uyigena, ikaba nk'igihembo cyangwa igihano n'ikimenyetso cyo kuganzwa. Ibyo rero ibyo bintu rwose murabe mubyumva. Icya 12, umugore ahora amufata nk'umwana. Cyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umugabo utegekwa n'umugore cyangwa umugabo w'inganzwa. Umugabo utotezwa akabwirwa ibyo gukora n'igihe, akabwirwa ibyo kutavuga, ndetse umugore akaba amufata nk'aho ntacyo azi, aba yararangijwe icyubahiro. 13 rero, umugabo uhora yicuza ko yashatse. Iyo umugabo ahora avuga ati iyo nza kubimenya sinari gushaka, cyangwa akavuga ko ashaka gusohoka mu rugo rwe ariko ntabishobore kubera ubwoba, aba ari inganzwa itariho ku bushake bwayo. 14 nicyo cya nyuma, umugabo ntategeka ndetse n'abana baramusuzugura. Iyo n'abana babona ko papa wiwe cyangwa papa wabo ntacyo avuga, ko nyina amurusha ijambo, batangira kumusuzugura bamwita amazina cyangwa ntibitaye kumwanga.
Ibi ni ibimenyetso iki ni ikimenyetso gikomeye cy'uko umugabo yagizwe igikoresho mu rugo cyangwa mu rugo rwe. Umwanzuro ndetse n'inama: umugabo w'inganzwa aba yarambuwe uburenganzira, icyubahiro n'ijambo bye. Hari igihe biterwa n'uko umugore ari umunyagitugu, ariko hari n'igihe umugabo ari we witanze cyane agasuzuguro. Inama rero: gira ibiganiro biganisha kubahana, gerageza gufata inshingano z'umugabo mu rugo, shyira imbibi ku bintu byose, ku kintu cyose kigusuzuguza. Shaka inama mu baturusha, cyangwa kuri YouTube channel yacu Inkuru Nshyashya hari abandi bantu baba baturusha ibitekerezo byagutse. Bashake rero babifitemo uburambe nk'abantu bakuze, abapasiteri ndetse n'abagenama. Nanone rero jya ukore iki cyegeranyo ni Fabien, ndagukunda cyane cyane. Imana ikomeze kundebere icyoroshye. Wowe nguhaye salute, wowe wamaze gukora subscribe n'akanda like kuri izi video tuba dukora umunsi ku munsi. Imana ikomeze kundebere icyoroshye. Ciao.